Yes, bantu banje reka nizere ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Reka mbabwire ngo amahoro y'Imana nakomeze abane namwe. Abantu mwakundaga kumbaza ngo Aisha ndetse na Prophet Mazimpaka, kuva Aisha yakizwa cyangwa se yakira agakiza, ubu ngubu mbasanze mu ishyamba barimo basenga, basanganye n'abandi bantu ko ndavuga ngo reka mbanze mbabereke mubona basuhuze kugira ngo munamenye n'ikiri gukorerwa hano. Komera cyane Mazimpaka. Mahoro y'Imana bane nawe kandi muhorane. Meze neza cyane rwose, amahoro njya kubana nawe. Koko nsanze murimo musenga hano muri benshi, ariko ndavuga reka manzi mbavugishe n'umukobwa wawe. Kuva wamubona uyu mukobwa we nk'umushumba cyangwa se nk'umuntu wabashije kuba wamuyobora inzira y'agakiza, n'icyo ubona cyamaze guhinduka ku buzima bwe? ni kinini kuko twahuye unamubaza ikibazo ukumva no mu bimuvugire ari muri bya bintu by'abajyama mwana, urumva umutipe nyewe ntabwo ari uko nkora si uko banyita yagira intoki gutya, urabona ngo nyine ngo ubwo urabona yagifite ibintu by'upagani no muye n'umuntu w'isi kuva naba umuntu utinyuka kuvugira kuri kamera, ariko urabona nuko wenda ntago biratungana neza, ariko uko biri kose birota mbere. Urumva ko aremera Imana, akemera abahanuzi, akemera umwuka wera, akabati Imana yikora, akanemera n'ibyimukorera, akabati nabonye igitangaza Imana ikora kuva wansengera, nabonye imirimo y'Imana. Rero ni umugisha ukomeye. Nanjye bibavuga ngo abantu bahinduriye cyangwa benshi kuri Yesu bazarabagirana nk'inyenyeri, bazaka bagaruye se mu gukiranuka. Urumva abantu batumye abandi bahinduka, bazaka nk'inyenyeri, bazarabagirana. Rero uyu nawe n'umunyago wanjye, uko biri kose ndabona Imana izamukoresha. Uyu muntu agiye muri korali byaryoha. Aisha witeguye muri korali? Abaye umudiyakoni byaryoha, abaye umuhanzi akayimirimbo z'Imana zihumuriza imitima y'abantu byaryoha. Nta kintu kimwe mu rusengero kitamubera. Afashe gitari ya sura acuranga byamubera, ari kuri keyboard acuranga byamubera, ibintu byose yabikora bikagenda neza. Yego. Hanyuma Aisha witeguye guhinduka ibintu byose ukajya no muri korali? Cyane rwose. Yafashe umwanzuro ufashe ubundi nkunda kugira umugisha cyane. Nta muntu njya asengera ngo agende gutyo Satani amutwaza igitugu. Ibyo byo ndabishimira Imana. Gusenga no kwangire kugukora no kuiteka abantu babyumve neza, kuko ni Imana ishobora ibintu bingahe byose. Mushakira na musaza we rero. Musaza we turasenga Imana igire gute ibikore, kuko ni Imana ifite urufunguzo ikinga ntihagire ukingura, yakingura ntihagire ukinga. Niyo yavuganye nawe, kandi nubwo wenda ari ibintu gisha tarabona, ariko azagenda bibona gake gake by'Imana biza gake gake. Uburebe igisatsa nta kintu kimwe yasaba Imana ngo kimwime, kuko ntarakomera. Gira ikintu usaba Imana? Nta kintu yasaba Imana ngo kimwime. Ikintu nasaba Imana no gukomera mu gakiza, nta kindi. Asaba ikintu gikomeye. Salomo Imana yaramubajije ngo niki, urumva niki ushaka ko nagukorera? Abwira Imana ngo ntabwo nifuza ko abanzi banjye bapfa, ntabwo nifuza ko inshuti zinjye zigenda, ariko icyo nkusabye nubwo mfite ibibazo byinshi, ndifuza kumpa iki? Ubwenge. Imana yamubwira ngo kubwira iyo jambo n'ibyo utasabye byose ngeze gute ndabiguhaye. Asabye ikintu cyiza cy'ubwenge. Imana yumve gusenga kwiwe. Ndabashimiye cyane kandi nanjye ntewishema namwe. Hanyuma Prophet, ijambo rimwe ku bantu bose baba bifuza kuba bahinduka. Guhinduka ni ibintu biza mu munota muke. Guhinduka ni nko gukira. Umuntu muhoreje ari umukene, ejo mugahora agenda muri vewiti. Rero agakiza ni umutungo wimukanwa nako. Agakiza ni umutungo wimukanwa. Uyu munsi tuvugana, iyo wemereye ikintu gisabwa gusa no kwemera. Iyo wemeye Imana itura muri wowe, nta kindi. Mwemerera Imana iture muri mwe, ibindi bisigaye mu biyibaze, ariko muyifite nayo ibafite. Kuko hari ukumenya inzira, hari no kumenya kugenda mu nzira. Hari ukumenya inzira no kumenya kuyigendamo. Rero Imana ibahumugisha kandi mugubwe neza. Ndabashimiye cyane. Amen. Aisha nawe ndagushimiye. Nakoze cyane. Nubwo witonze.
Aisha twari tuzi muri bya bintu byose dutsane tumenyereye ni ukuri uyu munsi duteye ishema nawe kandi nta muntu utifuza guhinduka nawe niba wifuza kugira ikintu Imana ikora mu buzima bwawe gerageza wegera abakozi b'Imana ubundi bagukoreho ryake cyane ko basengera cyangwa se bagasabira ibyifuzo byacu. Ndagushimiye cyane. Imana nawe ikomeze iguhindura ubuzima bwawe niba bitameze neza none shikama kandi wizere Imana kwishoboye byose ejo bizagenda neza. Ndagushimiye.